Imana ibaha umugisha mwese abadukurikiye. Ibyanditswe byera bitanu umwanzi yanga. Menya ibi byanditswe nonaha utangire ubikoreshe urwana intambara zawe z'umwuka. Waba warigeze wibaza imirongo yo muri Bibiliya ihindisha imishyitsi ubwami bwa Satani ikirukana abadayimoni gatuma umwanzi asubira inyuma? Ese byagenda bitaka kanya nkubwiye ko muri Bibiliya harimo intwaro z'umwuka ziteye ubwoba cyane umwanzi atekereza ko utaramenya? Uyu munsi turinjira cyane mu byanditswe byera bitanu birimbura bigashwanyaguza imbaraga z'abadayimoni byageragejwe mu ntambara z'umwuka umwanzi atifuza ko wamenya, kuko arabizi neza ko uramutse umenya ibi byanditswe udashobora kuzongera kugendera mu bwoba, mu gutsindwa cyangwa mu bucakara ubwo ari bwo bwose. Iyi ntabwo ari imirongo ya Bibiliya isanzwe, ahubwo ni intwaro zo mu buryo bw'umwuka zacuzwe n'umuriro w'ukuri k'umwuka kandi zisigwa amavuta kugira ngo ziguhe ubutware, ziguhe gukomera no gukora ibitangaza. Ubwo rero niba witeguye ukangura imbaraga zawe z'umwuka, rwanisha ijambo, amabanga y'ibinyoma by'umwanzi uyashyira ahagaragara. Gumana nanjye kuko ibi byanditswe bitanu bigiye guhindura ibintu byose mu buzima bwawe. Mbere y'uko twinjira mu cyanditswe kibanza, reka nguhe umukoro gato cyane. Jya muri comment wandike uti amena, uhamye ku mugaragaro ko ushyigikiye gusenyuka k'ubwami bwa Satani mu izina rya Yesu. Niba kandi ubu butumwa bugukoze ku mutima, kanda like, ukore subscribe niba utarayikora, ubumwe mu muryango w'abashyigikiye gusenyuka k'ubwami bwa Satani. Uyu munsi kandi nawe Imana yagukoresha ukagira uruhare mu gufasha benshi kubona ubu butumwa, ubusharinga mu nshuti zawe n'ahandi hose ubasha kugera, kubera ko hari abantu benshi baheze mu bucakara bwa Satani kuko ibi batabizi. Imana iguha umugisha. Icyanditswe cya mbere kiboneka mu Byahishuwe 12 umurongo wa 11. Aravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Aka kanya twinjiye mu cyumba cy'intambara cyo mu ijuru bwaryo. Byahishuwe 12:11, aho intsinzi y'ijuru ishyizwe ahagaragara kugira ngo abantu bose bayibone, kandi ijambo riravuze ngo baramutsinze. Kuvuga ngo baramutsinze ntabwo bivuze ngo baramubabariye cyangwa ngo baramurokotse, oya. Ijambo riravuze ngo baramutsinze, bamutsindishije amaraso y'umwana w'intama no guhamya kwabo ndetse no kwitanga kwabo badatinya no gupfa. Ibi tumaze kubona ni ibice bitatu bya strategy z'ijuru mu ntambara kugira ngo aboneke intsinzi yuzuye. Eka nkubwire, umwanzi yanga iki cyanditswe urunuka n'umutima we wose, kuko uyu murongo umwibutsa ko yatsinzwe. Amaraso ya Yesu ni inyemezabwishyu y'iteka ryose igaragaza igihombo cy'ubwami bwa Satani. Guhamya kwawe ni indangururamajwi inetarariza urusaku rw'umwijima igihe uvuga uti natambutse ibyagombaga kunyica. Kwitanga kwawe udatinya no gupfa ni igihamya kimwemeza ko ubuzima bwawe butagurishwa. Umwanzi yanga guhamya kwawe kuko ni itangazo ubushyize ahagaragara rivuga ko ibyari byoherejwe kukwica ahubwo byakugize umunyembaraga. Tekereza nko mu cyumba cy'urubanza, Satani ari umushinjabyaha, akaza afite ibimenyetso bigushinja n'ibinyoma, akagaragaza gutsindwa kwawe kose, isoni zawe, ahahise n'amakosa yawe, ashaka kugutsikamiza imitwaro y'ibyaha. Aha hahita haza amaraso y'umwana w'intama, igihamya cyawe cy'iteka ryose kivuga ko ibyaha byawe byamaze kwishyurwa. Warangiza ugasohoka mu rubanza nta soni ufite, udahinda imishyitsi, ahubwo ufite guhamya gusesuye. Ukavuga uti nibyo, nari impari, naraguye ndetse ndakomereka, ariko reba ibyo Imana yakoze. Ubuhamya bwawe ntabwo buhakana umubabaro, ahubwo bugaragaza intumbero. Inkovu zawe ntabwo zihisha ahahise hawe, ahubwo zigaragaza gukira kwawe. Igihe cyose utanze ubuhamya bwawe uba uri kubwira umwanzi ko yatsinzwe. Ubu umwibutsa ko gufata ibiyobyabwenge byawe ntabwo byangije ubwonko bwawe. Ububata bw'ibiyobyabwenge wabayemo ntibwabaye iherezo ryawe. Kugambanirwa wagiriwe ntibyahagaritse umuhamagaro wawe. Ubu umubwira ko indwara yawe ntabwo yarimbuye ukwizera kwawe, uracyahari. Ibi byonyine ubwabyo ni ubuhanuzi bw'intsinzi. Kandi reka nkubwire, ubuhamya bwawe ntabwo ari urwibutso rwihariye, ni inkota y'abakumva bose. Hagarika
guhisha amateka yawe nk'aho ari ugutsindwa. Ahahise hawe ntabwo ari gereza, ahubwo ni urubuga. Imana ntabwo ikoresha abantu batunganya, ahubwo ikoresha abo yakijije. Igihe wasamuye akanwa kawe ukabwira umuntu uburyo wabohowe, uba uri kurema intwaro mu bikomere byawe. Ibikomere byawe uba ubihinduye intwaro, umubabaro wawe uba uhindutse imbaraga. Umwanzi ashaka gukomeza guceceka, kuko guceceka ni nko gutsindwa. Ariko ijambo ryose ry'ubuhamya ni umuraba ku bwami bwa Satani. Uko uhamya cyane, ubwami bwa Satani burushaho gucika intege. Umwanzi yanga guhamya kwawe. We ashaka ko utekereza ko amateka yawe asebetse, ateje ikimwaro cyangwa ntacyo asobanuye. Ariko icyo atazi ni uko ubuhamya bwawe bubasha kuba bwayobora undi muntu kugira ngo azarokoke. Ibyo wanyuzemo ntabwo byari ibyawe gusa, byari n'iby'umuntu ukiri kunyura mu bisa nabyo, ugitsikamiwe nabyo, ukirizwa n'umubabaro. Iyo utanze ubuhamya uba uhaye uriya muntu icyerekezo, uba uri kumubwira uti niba Imana yarabinkoreye izabigukorera nawe. Igice cya 3 cy'uyu murongo kiravuga ngo ntibakunda amagara yabo, ntibanze no gupfa. Ibi bivuga kwitanga ku kigero cyo hejuru cyane, ku rwego n'urupfu rutabasha kuguhagarika. Nyumva neza cyane, ibi ntabwo bivuze kutiyitaho cyangwa uburangare mu kurinda ubuzima bwawe, ahubwo bisobanuye urukundo n'umutima wose ku rwego gushaka umunezero wawe bitakigukontorora. Ibi ni nka bya bindi by'intumwa zavugaga ziti ndiho kubw'Imana kandi kubwayo nemera no gupfa. Izi ni indwanyi zitigeze zihinda imishyitsi no mu gihe babicaga. Sinzi niba ubyumva, umwanzi ntashobora gucecekesha umuntu udafite ubwoba bwo gupfa. Urukundo nk'uru nguru rutera ubwoba ubwami bw'abadayimoni. Ubwitange nk'ubu ngubu ntibujegajega. Iyo ubayeho muri ubu bwoko bw'umuriro butwikiriwe n'amaraso, bufite intwaro yo guhamya kandi bwuzuwemo n'ubwitange busumba ubwoba, utangira kugenda mu ntsinzi umwanzi adashobora gusubiza inyuma. Icyanditswe cya 2 tugisanga muri Yakobo 4:7. Haravuga ngo nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Tiyanjye unkurikiye, uyu ntabwo ari umurongo wo gufata mu mutwe w'abana bo mu ishuri ryo ku cyumweru. Iki ni ikivugo cy'intambara y'umwuka, ni umuhamagaro w'intwaro, ni ubuyobozi bw'umwuka ku wizera wese uri mu kibuga cy'imirwano y'ubuzima. Ikimenyetso cyo kuganduka ni ibirindiro byawe by'imbaraga. Mu isi yishimiye ubwigenge, kwishyira ukizana n'ubwigomeke, ubwami bw'Imana burwanya cyane ikibi. Kugandukira Imana no kwigomeka ku bwami bwa Satani mu buryo bw'umwuka ni ikimenyetso cyo kwigaragambya kiba kizamuwe hejuru mu bugingo bwawe. Umwanzi ntabwo ahinda imishyitsi iyo urira cyane cyangwa wivovota ubudahagarara. Oya, umwanzi aterwa ubwoba n'uko uri mu butware, kandi ubutware buturuka mu kugandukira Imana. Ntabwo ushobora kwirukana umudayimoni mu gifitanye ubwumvikane. Ntabwo ushobora kwamagana ubwami bwa Satani mu gihe mu gifitanye amasezerano. Kwihagararaho bitarimo kuganduka ni ukwigomeka gusa by'iyobokamana ryishushanya, ni ukugerageza kurwana intambara z'umwuka udafite urwego na rumwe rw'umwuka uhagazemo. Muri make, utari umusirikare wo mu mwuka. Ni nko kubona umusivili atanga amabwiriza ku rugamba. Umwanzi ntabwo urusaku rumukoraho, ahubwo ubutware nibwo bumunyeganyeza, kandi ubutware bukomoka mu kugendera mu mabwiriza y'Imana. Nk'umusirikare mu ngabo zidatwarwa n'amarangamutima, intsinzi yawe ntabwo ikomoka mu mbaraga amarangamutima yawe afite, ahubwo mu gukiranuka k'umwuka wawe. Ntabwo turwanya umwanzi n'ibitekerezo, ahubwo turwanisha abo turi bo, urwego rwacu duhagazeho mu mwuka. Kandi kubaha Imana nibyo bitugenera urwego rw'imbaraga mu mwuka. Ntabwo ushobora gutsinda Satani mu mubano wawe mu gihe ubuzima bwawe bwo kurambagiza butayobowe n'Imana. Ntabwo ushobora gukenera gutsinda amarangamutima mu gihe umujinya wawe, gusharira no guhangayika ari byo biyobora imyanzuro yawe. Ariko igihe uzarambika hasi ibi byose, igihe uzanye kwishyira hejuru kwawe, umubabaro wawe n'amahitamo yawe mu cyumba cyo kugandukira Imana, umwanzi atakaza ubutware yaragufiteho. Kuganduka ni nko gufunga amarembo, ugafunga umuryango warangiza ugahereza Imana urufunguzo. Ibitero by'abadayimoni bisubira inyuma ahantu hose hayoborwa n'amategeko y'ijuru.
reka nguhe urugero. Tekereza umuntu ahagaze imbere y'uruzitiro rutuwemo n'intare, yarangiza agashaka kuyitera ubwoba kandi amarembo y'uruzitiro arangaye. Ntabwo intare izasubira inyuma kuko nta mupaka iri kubona uyibuza kukugeraho, ariko igihe amarembo azaba afunze ariho n'ingufuri, gutontoma kwayo nta kintu bizaba bigutwaye. Bamwe mu bakristo bari kuvuza induru batera umwanzi ubwoba, nyamara imiryango igifunguye. Mubanze muyifunge, muyishyireho ingufuri yo kubaha, muyikomereshe guca bugufi no kugandukira Imana, kubera ko igihe uri mu bwihisho bw'ubushake bw'Imana ubura udakorwaho. Umwanzi arabizi neza ko atabasha gukora ku kintu kiri mu butware bw'Imana. Niyo mpamvu kuganduka bitubera nk'umutwaro, kuko ni ikintu gikomeye cyane cyambika ubusa Satani. Uyu munsi inshuti zanjye ndabingingira guca bugufi mu kuganduka mbere yuko mugerageza kwihagararaho. Mushyire intego zanyu munsi y'umugambi w'Imana, mushyire uburenganzira bwanyu munsi yo gukiranuka kw'Imana, kuko igihe ugandukiye Imana by'ukuri Satani nta yandi mahitamo aba asigaranye usibye guhunga. Icyanditswe cya gatatu kiri muri Luka 10:19, haravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara. Iki ni icyanditswe cyuzuwemo n'ubutware bw'ijuru buhindisha umushyitsi amarembo y'abadayimoni igihe uwizera abashije kugundira uburemere bwacyo. Yesu ntabwo yavuze aya magambo yongorera, yayavuze yamamaza, atangaza ati dore. Yaravuze ngo nimurebe, arababwira ati mwese mwumve ntihagire ucikwa n'ibi. Ati mbahaye ubutware. Ntabwo ari ababyeyi bawe babivuze, umushumba wawe cyangwa undi wese, ni amagambo ya Yesu ubwe. Ati mbahaye ubutware. Ahari hari uwakwibaza ati none se ubwo butware ni bwoko ki? Ni ubutware bwo kuribata inzoka na sikorupiyo, ibimenyetso by'ubushukanyi bw'umwanzi n'uburozi bwo mu mwuka, no gukandagira imbaraga z'umwanzi zose. Noneho hano hari igice umwanzi yanga cyane, nta kintu kizagira icyo kibatwara. Iyo insengero zabashaga kwizera byuzuye uyu murongo, ubwami bwa Satani bwaba buri mu gihombo gikomeye. Reka nsobanura ibi mu buryo bwumvikana. Intwaro mbi cyane y'umwanzi ntabwo ari ubupfumu, ntabwo ari indwara cyangwa se urupfu, ahubwo ubujiji. Satani ni umuhanga cyane mu kujijisha, akora byose kugira ngo atume abantu baba impumyi zo mu mwuka. Arabizi ko atabasha gukuraho imbaraga Imana yaguhaye, ahubwo akora ibishoboka byose akakwemeza kutazifite. Umwanzi ntabwo atinya abakristo b'urusaku gusa, ahubwo atinya abakristo basobanukiwe. Tekereza nk'abantu bafite amakarita elegitoronike y'umwuka yuzuweho ubutware bw'ijuru butagira aho bugarukira, nka kuriya dutwara amafaranga ku makarita dutegesha bisi, ariko ntibigere bayikoresha kubera ko batigeze babwirwa ko iyo karita ikora. Bagakomeza binginga Imana bayisaba imbaraga, ariko ntibigere bamenya ko izo mbaraga zashyizwe muri bo. Ariko igihe wakiriye umwuka wera uba umaze guhabwa ubutware, nyamara ntabyo uzi. Umwanzi aba ari mu nyungu igihe cyose utabasha kumenya agaciro k'icyo uri cyo. Uba uri kugenda umeze nk'inzirakarengane, nyamara Imana yaramaze kuguha izina ry'umuneshi. Uri kurira nk'umusabirizi, nyamara Imana yaguhaye ibyicaro hamwe na Kristo mu bwami bw'ijuru. Abefeso 2:6. Nshuti yanjye, inzoka na sikorupiyo ntabwo gusa ari ibikururanda bigendera ku butaka, ahubwo ni ibimenyetso by'ubujura bw'ibitero bya Satani. Inzoka ni umushukanyi, yongorera ibinyoma mu bitekerezo byawe, ikaroga ubushobozi bwawe bwo kuvangura, ikaryoshya umutima wawe n'amagambo yumvikana nk'ukuri y'ibinezeza by'umubiri. Sikorupiyo igaba ibitero, iza yifubitse amagambo y'ibihuha kugira ngo uhahamuke mu mutima kandi ucike intege mu mwuka. Ibi tuvuga si amagambo, ni ukuri kw'ibibera mu mwuka. Inzoka yigaragaza mu busitani bw'ibitekerezo byawe, naho sikorupiyo yihisha mu gicucu cy'umubano wawe n'abantu. Ariko Yesu yaratubwiye ati mubikandagire. Ibi bisobanuye ko tudakwiriye kubihunga, tugomba kubigenda hejuru. Wihunga igitero, gikandagire. Igihe guhangayika bije, wiga inama nabyo, bicyahe. Igihe kugeragezwa bije, wikina nabyo, bitsikamisha ijambo ry'Imana. Hano hari ibintu ugomba gushyira mu bikorwa. Hagarika gusaba Imana imbaraga zo gutsinda ibintu yaguhayeho ubutware.
igihe ubwoba bukomanze ku mutima wawe, rangurura uvuga uti Imana ntabwo yampaye umwuka w'ubwoba. Timoteyo wa 2:1-7. Igihe ibigeragezo bikongorera, bibwira uti nabambanywe na Kristo. Abagaratiya 2:20. Igihe umuvumo uje ku buzima bwawe, usenyesha inkota y'umwuka, ntabwo ukeneye izindi mbaraga, ahubwo ukeneye gukanguka ukamenya imbaraga Imana yashyize muri wowe. Ni nk'uko umupolisi bitamusaba kuba munini kurusha umunyacyaha, akeneye gusa kwambara ibimuranga. Imyambaro ye ibiherekejwe n'ubutware bwa leta akorera. Nawe rero nk'umwana w'Imana, ibirango byawe ni amaraso ya Kristo no kuba mu mwuka wera. Bikoreshe. Hagarika kuba munsi y'uburenganzira wahawe n'ijuru. Ntabwo uri umunyantege nkeya, ntabwo watsinzwe, ntabwo woroshye. Wahawe imbaraga, wahawe ubutware, kandi wahawe amabwiriza yo gukandagira ibyo byose bigukura umutima. Iyo uhagaze muri uku kuri, umwanzi nta mahitamo yandi aba afite, aribwiriza akajya munsi y'ibirenge byawe. Icyanditswe cya 4 kiboneka mu Bakorinto ba 2:14-5. Aravuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Aka kanya twinjire muri kimwe mu bibuga bikomeye cyane by'imirwano mu buzima bw'abizera kirengagizwa, ikibuga cy'imirwano cy'ibitekerezo. Intumwa Pawulo arabigaragaza mu Bakorinto ba 2:10-5. Agaragaza ko intambara za nyazo ntabwo zibera mu bigaragara, ntabwo zibera muri karitsiye utuyemo, ntabwo zibera ku ntebe aho uhurira n'abandi, ahubwo mu bitekerezo byabo. Umwanzi ntabwo akeneye guhindura umubiri wawe kugira ngo afate bugwate ibitekerezo byawe. Niyo mpamvu bavandimwe, uyu murongo uteye ubwoba kuri Satani, kubera ko ukwigisha uburyo ukwiriye kurwana ukoresheje ibitekerezo byawe. Intwaro z'intambara zacu z'umwuka ntabwo ari iz'abantu, bisobanuye ko atari iz'umubiri. Ntabwo ari amasasu cyangwa ibipfunsi, ntabwo ari impaka cyangwa se imanza, ahubwo ni intwaro zifite imbaraga mu Mana zo gusenya no gukubita hasi ibihome. Ibihome ntabwo ari abadayimoni bagendera mu kirere, ahubwo ni imitekerereze. Ibinyoma bihabwa imbaraga n'umwanzi n'imyizerere itari ukuri izamuka mu bitekerezo byawe, kugeza igihe bizamera nk'indorerwamo ureberamo ubuzima bwawe. Tubivuze neza, igihome ntabwo ari igitekerezo gusa, ni imitekerereze yamaze gushinga imizi. Ni ikinyoma kiba cyarakwinjiriye kigatura muri wowe, kigatangira kugenga imyumvire yawe ndetse na bimwe mu byemezo ufata. Ni amajwi akubwira ngo ntuzigera ubohoka, umeze nka papa wawe, uzahora mu ngorane, nta muntu uzigera ugukunda. Ibi mu bwonko bwawe ntabwo biba ari ibitekerezo gusa, ahubwo ni ibicantege by'abadayimoni. Ariko Pawulo yavuze ko ufite ubutware bwo kubikubita hasi. Tugendeye ku mahame y'imikorere y'ubwonko, buri kinyoma cyose wizera ni nk'itafari. Uko itafari rijya ku rindi, Satani yubaka inyubako ikomeye y'ubushukanyi mu bitekerezo byawe. Ariko Imana irakubwira ko ukwiriye kubikubita hasi, udakoresheje ibitekerezo by'ibyifuzo, udashingiye kuri motivation quote, ahubwo ukoresheje ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni intwari isenya buri kinyoma cyose cy'ubwami bwa Satani. Nicyo kintu cyonyine gifite ubushobozi bukwiye bwo gushyira ahabona, guhangana no gutesha agaciro ibitekerezo by'umwijima umwanzi akomeza kuguteza. Igihe igitekerezo kije mu bwonko bwawe, wikireka gusa ngo gishinge imizi. Kibazeho, kibaza uti ninde ukohereje, uje gukora iki? Ese uri mu murongo w'ijambo ry'Imana? Niba kitari mu murongo w'ijambo ry'Imana, gisenye, wituma gikomeza gukina mu bitekerezo byawe. Niba ari uguhangayika, kigerageresha Abafilipi 4:6. Ntimukagire icyo mwiganyira. Niba ari isoni n'ikimwaro kuhahise hawe, gitsindisha Abaroma 8:1. Aravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Niba ufite ubwoba bw'ahazaza,
bushwanyagurishe Yeremiya 29:11. Nzi ibyo nibwira kubagirira, ni amahoro si ibibi. Uru ni urugamba rw'umwuka rubera mu bitekerezo. Pawulo yaravuze mu Baroma 12:2, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Guhinduka k'ubuzima bwawe ntabwo bisaba amahirwe mashya, ahubwo bisaba kugira imitekerereze mishya. Ntabwo ushobora kubohoka kandi ibitekerezo byawe bikiri mu bucakara. Igihe ibitekerezo byawe bibohotse, n'ahazaza hawe harabohoka. Icyanditswe cya gatanu kiboneka muri Yesaya 54:17. Haravuga ngo ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukurwanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Bavandimwe nshuti zanjye, aka kanya tugeze ku murongo wa nyuma muri ubu bubiko bw'intwaro z'ijuru, Yesaya 54:17. Icyanditswe gifite ubutware bukubita nk'inkuba, icyanditswe gifite imbaraga zikomeye cyane mu murage w'umwuka. Iki cyanditswe Satani aracyanga mu nyuguti zacyo zose. Nta ntwaro yacuriwe kukurwanya izagira ikigutwara. Imana ntabwo yigeze ivuga ngo intwaro ntizizacurwa, oya, ahubwo yaravuze ngo zizacurwa, ariko ntacyo zizagutwara. Ibitero bizaza ariko ntibizagera ku ntsinzi yabyo. Imiraba izaza ariko urufatiro rwawe ntiruzanyeganyezwa. Kubera iki? Kubera ko urarinzwe. Ariko ubwo burinzi ntabwo bukomoka ku gukiranuka kwawe, ntabwo bukomoka ku mirimo yawe cyangwa ku nkomoko yawe, oya, ahubwo mu mwanya uhagazemo nk'umukozi w'Imana. Iri ntabwo ari isezerano gusa, ahubwo ni umurage. Ubu burinzi ni uruhererekane mu muryango wo kwizera. Ni uburenganzira bwa kavukire ku bavutse mu kwizera bose. Inyungu zaguzwa amaraso, isezerano ridakuka ku mwana w'Imana wese. Noneho nyumva neza nshuti yanjye, umwanzi ntabwo yohereza amacumu gusa, ahubwo azana n'imanza. Igice cya kabiri cy'uyu murongo kiravuga ngo ururimi rwose ruzaguhagurukira kukurwanya uzarutsinda. Umwanzi azi imbaraga z'ijambo, niyo mpamvu akoresha iminwa y'abantu nk'imyambi, bakakuvuga, bakarema ibihuha kuri wowe, bakagushinja ibyaha, bakakubeshyera, bagashakisha uburyo bangiza ubumuntu bwawe mbere y'uko uzamuka mu muhamagaro wawe. Ariko Imana irakubwira iti ntabwo ukeneye kwisobanura, ahubwo intsinzi urayifite. Wikomeza kurira ugerageza gusobanurira abantu ibyawe kandi baramaze kubiha ishusho ituma utabasha kumvikana. Hagarika gutakaza imbaraga zawe urwanya indimi zigucira imanza. Umurage w'umukiranutsi ni uyu: Imana ihinduka umuvugizi wawe, ingabo igukingira, umunyamategeko uguhagararira mu cyumba cy'imanza mu ijuru. Ijambo ryose ry'abadayimoni ryavuzwe ku buzima bwawe, kuri bizinesi yawe, ku rugo rwawe ndetse no ku ntego zawe. Ufite ubutware wahawe n'ijuru bwo kuritesha agaciro, atari ukutunganye, ahubwo kuko gukiranuka kwawe ari ukw'Imana, ni ku Uwiteka avuga. Uyu murongo ni amabwiriza y'ubwishingizi bwawe bw'umwuka. Satani ashobora kuguteza ubwoba, akaguteza indwara zigutera guhangayika, agahagurutsa abarozi, ariko ibi byose ntibizigera byuzuza umugambi wabizanye. Imana ubwayo izabirwanya, ibice intege, ibisubiza inyuma. Ibyo umwanzi yibwira ko bije kukugirira nabi, Imana ibihinduramo ibyiza. Nibyo, intwaro zizacurwa ariko zizatsindwa. Kenshi ntuzanamenya ibyo Imana ikurinda, kuko inyinshi muri izi ntwaro izihagarika zitaracurwa. Aka kanya rero tangira utangaza iki cyanditswe, Yesaya 54:17. Urangurure cyane nk'urusaku rw'intambara ku buzima bwawe. Wigisoma gusa, ahubwo kivuge. Cyatura uri mu nzu yawe, ucyature ku bana bawe, ukivuge mu modoka yawe mbere y'uko ujya ku kazi, ukivuga igihe ubwoba buje, ukivuga igihe amagambo agerageza kuniga icyizere cyawe. Tangaza uti nta ntwaro yacuriwe kundwanya izagira ikintwara. Ibi ntabwo ari ukuvuga gusa ibyanditswe, ahubwo ni ugufungura umurage wawe.
amaraso ya Kristo yamaze gusinya isezerano. Amagambo yawe ni urufunguzo rufungura iryo sezerano. Iyi niyo mpamvu umwanzi arwana cyane kugira ngo ukomeze guceceka, kuko arabizi cyane ko igihe wavuga ibintu byose byahinduka. Inshuti bakundwa, ubu nibwo buryo bwo kuganza amarangamutima yawe muri iyi si y'akavuyo, guhagarara mu gisenge cy'amasezerano y'Imana. Igihe urwana n'ubwoba, ntabwo urwanisha ibyiyumvo byawe, ahubwo urwanisha ukuri. Gucecekesha ibinyoma ntabwo bikorwa na logike, ahubwo ibinyoma bicecekeshwa n'ijambo. Imana ntabwo yavuze ngo ntuzigera uterwa, oya, ahubwo yaravuze ngo ibitero ntabwo bizagera ku ntego zabyo. Ntiyigeze ivuga ngo umuraba ntuzaza ku buzima bwawe, ahubwo yasezeranije umwuka wo guhagarika iyo miraba. Noneho rero, iyo ubayeho muri ubu buryo, uri ku rufatiro, ufite intwaro kandi ukangutse, umwanzi ntashobora kongera gukoresha amarangamutima yawe nk'ikibuga cy'imikino. Amarira yawe ahinduka amasengesho, ibikomere byawe bihinduka ubwenge, intambara zawe zihinduka umugisha. Aka kanya rero ndifuza ko wumva neza ibi byanditswe, wibihindura gusa amagambo yo kukumotiva. Bikoreshe nk'intwaro, witunga Bibiliya gusa, yifate uyikoreshe. Satani ntabwo aterwa ubwoba nuko ugendana amagambo, ahubwo ahindishwa imishyitsi nuko uyizeye. Ibi byanditswe 5 ntabwo ari imirongo yo gusoma mbere y'uko uryama ngo itume usinzira, oya, ni ibirwanisho byageragejwe byo kuvusha umwanzi amaraso. Ntabwo ari amasezerano gusa yo koroshya umubabaro wawe, ahubwo ni imbaraga zo gutsinda umwanzi wawe. Aka kanya ndakwinginga mu izina rya Yesu, bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe nk'ubutunzi, rikomeze mu mutwe wawe nk'ikirangamerekezo, risuke ku mwanzi wawe nk'uko Dawidi yateye Goliyati ryabuye ridahusha, rifite imbaraga kandi ry'ubuhanuzi. Wituma akanwa kawe gakomeza guceceka, reka ubuhamya bwawe buvuge, reka amasengesho yawe azamuke. Niba iyi video yagukoze ku mutima, tangaza ko weguriye umutima wawe kugandukira Imana, wandika muri comment n'imbaraga zawe zose utuwiteka, nkweguriye umutima wanjye wose, ndakwinginze nyobora. Niba ubu butumwa ubona bufite imbaraga, kandi like, ukore subscribe kuri iyi channel. Ibi nubikora si ukudushyigikira gusa, ahubwo uri no gufasha aya magambo guhindura ubuzima bw'abantu benshi. Kandi birashoboka ko hari umuntu wendaga kuzimira ageze ku iherezo, ushobora gufashwa n'ubu butumwa. Imana iguha umugisha.